twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abakurikiye Primo Media Rwanda. Reka twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Engineer Elia kuva muri Korea Automobile High Technology. Ni hano Igikondo, na ahantu hamaze kumenyekana cyane mu bijyanye no gutunganya imodoka no kuzikorera maintenance imodoka z'ubwoko bwose, ariko bakagira umwihariko w'imodoka zo muri Korea, Kia na Hyundai. Uyu munsi tugiye kuganira, twagiye tubona ubuhamya bw'abantu bamwe bagiye babagana bavuga ko rwose mubafasha mu bijyanye no kubungabunga imodoka zo muri ubwo bwoko. Engineer Elia, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nibyo narimo mvuga, ni twagiye tubona ubuhamya bw'abantu, na hano hageze mu igaraje ubona ko ari zo modoka ziganje cyane. Ntuhe mwihariko mufite ku buryo umuntu waguze imodoka ya Kia cyangwa ya Hyundai yahariya muri Korea mumufasha kugira ngo ayibungabunge kandi ayimarane igihe kirekire? Yego, nkuko mubivuze koko nibyo. Ikintu cya mbere dukora nk'abatekinisiye ni ukubanza gufasha umuntu kubungabunga imodoka ye, gukurikirana ubuzima bwayo mbere y'uko yangirika, kuko buriya standard za tekinike, standard z'umutekinisiye ni ugufasha umuntu kubungabunga imodoka ye kurusha kuyikanika yapfuye. Nicyo kintu rero cyane dukora, dufasha abantu batunze izi modoka zo muri Korea, imodoka zo muri Korea y'Epfo z'amakia n'amayundayi. Mu myaka yashize zari imodoka abonaga abantu bagirira impungenge cyane, uyiguze akaba afite ubwoba bw'uko azayitunga z'abana nayo, utarayigura nawe akaba afite impungenge zo kuyigura, kandi ariko akabona ni imodoka nziza. Ugasanga muri gahunda yo gutunga imodoka we yabayeho yifuza gusatunga imodoka nziza ariko itamuhenze cyane. Yareba nko mu zindi nganda akabona imodoka yifuza kuba yagurayo irahenze cyane. Yareba mu za Korea akabona iyo yifuza arayibona ariko afite impungenge z'uko ashobora gutunga ya modoka. Ibyo rero nibyo twabanje kugira ngo dufashe abantu kugira ngo uyiguze ayitunge, ayirambane, ntibe ya modoka ihora yangirika, ntibe ya modoka ihorana ibibazo, ntibe ya modoka iteye impungenge ku buryo umuntu yajya ashaka gufata urugendo rwe mu gitondo akagenda akagira ibibazo mu nzira, cyangwa ukajya ugenda mu muhanda ugasanga umubare w'imodoka nyinshi ubona mu nzira ziparitse zagize ibibazo ni amayundayi cyangwa amakia. Icyo twamaze gusa nk'abagishyira ku ruhande, kuko umuntu wese ubashije kutugana atarayigura tukamuganiriza ku miterere yayo, imibereho yayo, tukamuganiriza ku buryo ibungwabungwa, tugafashanya twe nawe gukurikirana cya kinyabiziga cye. Rwose ni ikinyabiziga atunga mu myaka yose yifuza kugitunga. Hanyuma hari umwihariko udasanzwe ko izi modoka turi kuzibona cyane ku isoko ryo mu Rwanda? Hari umwihariko wazo ku buryo tuvuga ngo wenda turi kuzibona kuko ari z'abanyarwanda bashobora kwigondera, turi kuzibona kuko kuzitunga byoroshye, turi kuzibona kuko kubera iki? Umwihariko udasanzwe kuri zo ni nziza, ni imodoka nziza zihendutse kandi z'ikoranabuhanga. Icyerekezo cy'isi ni ukugendana n'ikoranabuhanga. Umwihariko rero wa mbere kuri zo ni imodoka nziza, imodoka y'umuryango, imodoka nyinshi zigiye hejuru, imodoka zidakonsoma ngo usange ni imodoka utunze ariko imeze nk'ikigerageza, ibyo ubonye bijyana ya ni imodoka zifasha abantu mu iterambere. Kuko niyo urebye biriya bihugu ubona umuvuduko wabyo mu iterambere vuba, ahanini ushingira kuri aya mamashini abafasha. Niyo mpamvu no muri Korea ubona ko bateje imbere gukora ibinyabiziga byinshi kandi bihendutse, kugira ngo umubare mwinshi w'abanyagihugu babone imodoka zo gukoresha mu kazi, babone imodoka zo gutunga mu miryango, babone imodoka kandi zitabagoye, babone imodoka kandi nziza. Bakorera abanyagihugu babo imodoka, inganda zirakora imodoka kandi bagafasha n'abaturage kuzibona bitabahenze. Bigaragara rero ko izo modoka n'ahandi hantu hariho hose zishobora gufasha abantu, kuko ni ya modoka igufasha muri ekonomi. Ntushobora kuyishoraho amafaranga menshi ugiye kuyigura. Icyo ni icyambere, ni ukuvuga ngo mu mafaranga ufite urayigura kandi ugasevinga. Icya kabiri, ni ya modoka uratunga nanone idahora itwara ibyo ufite, inywa icyo bita kunywa. Ugasanga imodoka iranywa, amafaranga yose ubonye uyajyana kuri sitasiyo, yose ubonye uyajyana kuri sitasiyo, ukagira amafaranga ushyiramo kugira ngo ugende washyizemo karibira, ukagira n'aya maintenance yayo.
oya, imodoka zo muri Korea icyo kirabanza kikavaho. Ni imodoka z'ikoranabuhanga ku buryo zikoresha umwuka cyane kuruta uko zakoresha karibira. Ikindi ni imodoka nziza, ni ya modoka umuntu yitunze aho yaparika hose aba afite imodoka nziza. Imodoka z'ikoranabuhanga ziba zifite systeme za protection, zigira ama systeme ya feri y'ikoranabuhanga ryo hejuru. Iriya modoka buriya ntipfa gukora impanuka. Modoka ya Hyundai, modoka ya Kia, buriya kugira ngo izajye kugera ahandi icika umuntu igonga ibintu cyangwa ibyangiza, biba byaturutse ku burangare bwo ku rwego rwo hejuru. Ni imodoka irimo ikoranabuhanga ryose rya nyuma mu gufasha umuntu kuba adashobora kugira ikibazo. Ni na ya modoka iyo umutekinisiye yacitswe ikagwa, ni ya modoka udashobora gusanga umuntu yirimo yapfuye kugira ikibazo. Ubwo yaba ari ya accident yende bavuga bati rwose nta n'icyari kuyihagarika ntaki, ariko niyo yabayeho ziriya modoka zifite protection. Buriya ni imodoka zifite ikizu gifite inkingi zikomeye byo ku rwego rwo hejuru. Iriya modoka ishobora kugwa nubwo yakwibarangura inshuro 200, ntushobora gusa umuntu urimo aba ari safe. Igira ama airbag mu mpande zayo, kandi ama airbag akora rapide ku buryo umuntu ugize accident ari muri iriya modoka 99% aba ari safe. Iyo modoka rero itanywa nziza, idahenze, ifite iryo koranabuhanga, urumva ko ni umwihariko, ntawe utayigura, uwo ari wese yayigura. Ariko yamaze kuyigura, abamaze kuyigura mu myaka yose tumaze dufasha abantu mu kuzibungabunga, iri foko agomba no kurikiza amabwiriza ya maintenance yayo. Uko ari nziza, uko ihendutse, ni nako ishobora kwihuta kwangirika mu gihe itabungabunzwe uko bikwiye. Hari umwihariko w'ibibazo zikunda kugira ku buryo bavuga uti wenda abo tuzikorera bakunda kugira ibibazo ibi n'ibi batazibungabunze mu buryo buno? Yego, icyo warumbajije ku umwihariko wa mbere nuwo nsobanuye. Ni umwihariko w'uko ni imodoka nziza inyuma, uyireba inyuma yewe n'imbere, ni imodoka zifite protection, zifite ikoranabuhanga ryihuse mu kuba zatabara umuntu mu gihe ya modoka yaba igize ikibazo, ariko nanone zifite ikoranabuhanga rifasha cyane. Ni imodoka z'ikoranabuhanga ryo hejuru ku buryo zifite ikoranabuhanga ryo kurinda cyane, gukurikirana, kurinda ko habaho bya bibazo. Ariko yaba yanacitswe, yamanuka ibayeho, ni imodoka nanone ifite ya tekinoloji yo guporoteja umuntu yirimo, kugira ngo imodoka yangirike, umuntu yirimo ntagire ikibazo, ejo azagura indi, ubuzima bukomeza. Uwo ni wo mwihariko wa mbere. Hanyuma ku bijyanye n'ibibazo bavuga ati hari umwihariko w'ibibazo zikunda kugira. Ubundi muri rusange imodoka yose aho ikagera bishobora kugira ibibazo bitewe n'uko itabungabunzwe neza. Ni nacyo twahereyeho tuvuga ngo icyo dukora cyane ni ugufasha abantu kuzibungabunga, kuzikorera maintenance, kuzikorera checking, kurinda ko zakwangirika mbere y'uko umuntu agenda mu muhanda akazaduhamagara ari uko yahagaze, ya moteri yahagaze. Umuntu akaba ari mu rugo yajya kuyatsa ikanga kubera ko hari icyuma cyakomeje kihangana kubera ko kitabona maintenance neza, ariko bikagera igihe kikananirana. Twicyo dufasha umuntu ni ugukontorora, tukamenya ubuzima bw'ibyuma bye ko buhagaze, ibishigaje igihe gito cyo gukora, ibikeneye lubricant yo ku rwego rwo hejuru, tukagerageza gushaka produit za maintenance zose zishoboka kugira ngo za mashini, za moteri zazo zihorane ubuzima buzira umuze. Hamwe umuntu wubwe bitewe n'ukuntu abahora azuko, kuko iyo dufashije umuntu muri checking, muri maintenance, tugenda tunamuha raporo ku buryo umuntu we abazi n'urugendo ashobora gukoresha imodoka ye cyangwa n'urwo atayikoresha, kumenya ibyo yakoresha n'ibyo azakoresha ubutaha, kumenya ibyuma bishobora kuba biri mu ntege nke nuko yabirwaza kugeza igihe azabonera amafaranga akongera akabisimbuza. Atari bya bindi umuntu amenya ko icyuma cye cyapfuye ari uko cyanze gukora, imodoka ye ifite ibibazo ari uko yanze kugenda. Imodoka nk'uko bigaragara uko mu nganda bateranya imodoka, muri izi nganda za Hyundai murabibona ikoranabuhanga riba riri gukoreshwa, murabibona ko ni ikoranabuhanga rihambaye. Ni nako nabiriya binyabiziga biteranyirizwamo nabyo bisohokana ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu Hyundai rwose zirakundwa
ikibazo wabajije uti ko turabona imodoka ziri kuba nyinshi ku isoko ryo mu Rwanda, abantu barazikunze, ese umwihariko ni uwuhe? Umwihariko wa mbere ni uw'ikoranabuhanga rizigize, kandi ari za modoka zihendutse, akaba ari na za modoka kuzibungabunga ari ryo shingiro ryo kuzirambana no kuzitunga igihe. Engineer Elia, izi ni modoka ushingiwe nk'umunyarwanda ku miterere y'u Rwanda. Hari abantu bo mu misozi miremire, hari ahantu mu gihugu cyacu hataragera imihanda myiza, urabizi. Ni imodoka yakora ahantu hose, iyi modoka cyangwa bakeneye za modoka twari tumenyereye za surambaya, niba surambaya na za tutere nyine. Kuko izi ni nziza pe, ariko kuyireba inyuma ni nako n'imikorere yayo yamera. Bo nibyo, iyo rega nawe ujya kugura, urabona buri uruganda iyo rusohora imodoka nk'urwo rwa Kia na Hyundai, ntabwo basohora imodoka imwe gusa, wenda ngo babe basohora ivatiri, cyangwa se basohora imodoka ya 2-wheel cyangwa 4-wheel gusa. Bagerageza gukora imodoka kugira ngo mu bushobozi bw'umuntu naho azayikoresha wese yisangemo. Utuye mu misozi cyangwa ujya ahantu mu misozi habi, hari imodoka za Hyundai zishoboye ako kazi, zishoboye gukora aho hantu. Imodoka zigiye hejuru, zifite amataraction, zifite n'amatekinoloji y'ikoranabuhanga agenga suspension yayo, ku buryo bishobora kugera ahantu habi kazamuka, wagera heza ikamanuka. Imodoka ziba zifitemo rya koranabuhanga rya systeme yazo ya suspension, ku buryo aho hantu habi hose yajyayo. Hari n'izindi nazo zisanzwe, ziba ari imodoka zo hasi ngufi nziza, imodoka yo kugendesha mu mihanda myiza. Mu kigero rero cyangwa icyiciro, bitewe n'umukiriya akeneye arayibona, bitewe n'aho azayikoresha arayibona. Nta mpungenge rero yuko umuntu uguze Hyundai yagira impungenge yuko Hyundai hari yakora n'aho itakora. Ni kimwe n'izindi nganda zose nazo zigira amamodoka atandukanye, ku buryo wowe bitewe n'agace utuyemo n'akarere utuyemo n'aho uzayikoresha, uba ushobora guhitamo imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe ndetse n'akazi uzakora. Engineer Elia, rero turimo turagana ku musozo. Hari ibyo tubonye bijyanye n'imiterere y'izi modoka ndetse n'imikorere yazo, ariko kandi hari abantu bashobora kugira impungenge bakavuga bati ese ni imodoka zo kwizerwa? Abandi bazitunze bakavuga bati ni iki cyo kwitonderwa mu gihe dutunze Kia cyangwa Hyundai, ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'izi modoka? Icyo impungenge zo ntago abantu bagomba kugira impungenge, kuko ni imodoka nziza kandi zigomba gukora zikanakoreshwa igihe cyose gishoboka. Icyo bagomba gushyiramo imbaraga cyane ni uburyo ziriya modoka zibungwabungwamo. Umuntu ntazashake nimero yacu nk'abagomba kumufasha kuyibungabunga ari uko yahagaze, imodoka yazima, akaba aribwo atangira kubaza abantu ati mwami imodoka z'umuntu mwami nimero z'umuntu wamfasha kunkurikirana imodoka ko nagize ikibazo. Oya, ahubwo bari imodoka ugomba gutunga contact zacu ukiyigura cyangwa utarayigura ukibitekereza, kugira ngo tugufashe hakiri kare kuyikurikirana, kuyibungabunga mu buryo bwose bushoboka, ari byo biyirinda kwa kuzahagarara he mu muhanda, kwa kuzagira ibibazo igatangira gukonsoma kandi itagombaga kubikonsoma, kwa kugira ibibazo ikaba yageraho igira ibibazo bituma ihagarara igihe kirekire, kandi ari imodoka yagombye kuba yarakurikiranwe hakiri kare. Ni imodoka rero imiterere yazo, imibereho yazo ahanini bishimangirwa cyane no kuba zibungabungwa bikwiye. Mu buryo tuzibungabungamo rero hari ukoresha amaproduwi yose yabugenewe aba yaragenwe mu kugira ngo ubuzima bw'imodoka bukomeze bukurikiranwe kugeza igihe cyose imodoka yagenewe gukora. Elia, reka dusoreze aha ngaha, keretse niba wenda hari ikindi wumva wabwira abantu batunze cyangwa batekereza gutunga imodoka za Kia na Hyundai. Icyo nabwira abantu batunze izi modoka nuko ari imodoka nziza, nuko ari imodoka iyo zabungabunzwe neza zitanga umusaruro wose ushoboka. Nkanabashishikariza rwose yaba uyitunze yaba utekereza kuyitunga kutugana igihe icyo ari cyo cyose abona ibyo adasobanukiwe ku modoka ye, abona afite ikibazo atasobanukiwe, ndetse yewe n'igihe agishidikanya kuri maintenance ifite, akadukurikirana kugira ngo
akadukontakta tukamufasha kuyibungabunga kuyimainteninga, kuko kubaho kwazo kuramba kwazo ugendanye n'ubwiza bwazo ugendanye n'ikoranabuhanga zifite bishingiye kuri maintenance, kuzitaho rero ntabwo ari imodoka zitabwaho n'ubonetse wese ngo uyitunze yumve ko umuntu azabonaho genda wese azavuga ngo nkurikiranira iyi modoka. Oya, ni imodoka nk'uko ari izikoranabuhanga, kuzibungabunga kuzikurikirana nabyo biba bisaba abahanga, abantu bazimenyereye, abantu babizi, abantu bazi za modoka imiterere n'imikorere yazo. Koze cyane Engineer Elia kuva muri Korea Automobile High Technology. Nkuko mubibona kuri screen zanyu hari nimero za telefone mushobora kumuhamagaraho no kumwandikira. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, so kuyihamagara gusa, no kuri WhatsApp wamwandikira ukamusobanuza mu gihe hari icyo ubonye kidasanzwe kigaragaye ku modoka yawe, yaba iyo mu bwoko bwa Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka mutunze. Nuko ari ize zonyine twashatse gufataho nk'umwihariko. Ubwo rero naho utaha mu kiganiro kijyanye no kumenya imodoka yawe. Wakoze cyane Elia. Murakoze nawe. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera, nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka ni mutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho ni mutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho ni mutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.